Bakunzi ba YouTube channel yacu tubanje kubashimira uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira. Ni nayo mpamvu natwe ibiganiro byacu dukomeje kugenda tubibagezaho. Inkuru yacu y'uyu munsi ni inkuru yanjye, ni inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru y'ukuntu natikuwe n'umupadiri. Abapadiri burya bazi ibintu we. Umupadiri rwose yarantikuye ibintu birakomera cyane. Aha rero niyo nkuru nkuzaniye, ni video yose uyikurikirane maze uze kungira inama nyuma y'iyi video icyo nakora. Rimwe nari mu rugo iwacu, aribwo ndetse hari hakunze kugenda abapadiri cyane, dore ko mama ari umunyagatulika na papa ari umunyagatulika, ariko hakaba harakundaga kuza abapadiri cyane. Ari nabwo ndetse kandi papa na mama ni abakire, ariko bakaba ari abantu bafite intoki nyinshi ndetse kandi zihoramo imineke. Hari nabwo ndetse kandi abapadiri bakundaga mu rugo kuko bazaga bakabakiza byose bishoboka, ndetse bakaba bafite n'ibisheke byinshi ariko bagakunda imineke. Abapadiri bajyaga baza mu rugo mu bijyanye n'isengesho, ari mukecuru bahamagaye cyangwa se papa bahamagaye, iyo byabaga byamukomereye abona atari bigenda neza. Rimwe rero ubwo nari mfite imyaka 18 nibwo haje umupadiri w'umusore. Umupadiri w'umusore araza arampobera, ashyira mu bituza bye, numva rwose numva ubwuzu burazamutse. Umupadiri nawe mu kumpobera abitewe n'ukuntu nasaga n'ukuntu nanjye nari nteye biramukuruye. Umupadiri nibwo rero yaje kundeba aranyitegereza kuva ku birenge kuzamura kugera hejuru. Aribwo ndetse yaje guhabwa ikaze mu rugo, aribwo yakiriwe n'ababyeyi. Ababyeyi banjye bari bamuteguriye imineke ndetse n'urwagwa rwa butunda. Buriya abapadiri nabo banywa akantu, ni abana beza cyane ndetse ndanabakunda. Ubwo ngubwo uwo mupadiri baje kumwakira neza cyane, bakimara kumwakira ariko urwagwa runyweye nyuma isengesho rirangiye, ntago yahise arunywa ako kanya, ahubwo icyo bamwakije imineke. Amaze kumwakiza imineke, umupadiri arizihirwa rwose amererwa neza. Ubundi hashize umwanya muto cyane batangira isengesho. Iby'amasengesho byabo rero njye sinabyitagaho, numvaga ari ibintu bintinza cyane ndetse kandi bikananzitira, bigatuma ntajya iyo nshaka. Ubwo ngubwo ku mutima yamvuga nese ibi bintu byabo barimo birarangira ryari? Ariko ubwo umusore yari yankuruye pe, nkumva mfite amashyushyu yo kumuherekeza nkamugeza ku modoka. Ubwo ngubwo umusore nawe amasengesho ayasenga atayasenze, kumbi nanjye namukuruye. Ubwo umusore nibwo basenze barasenga, dore ko hari amasengesho ya za rozari n'ibindi bigiye bitandukanye. Rozari iratinda ku bantu musengera mu banyagatulika murabizi, iratinda cyane. Ubwo ngubwo baratinze barangije hazamo kwiyakira. Hajemo kwiyakira nibwo uyu padiri yaje kunywa kuri ka kagwabutunda. Kagwabutunda arakanywa rwose, yewe agenda kanamugezemo. Uwo munsi naje kumutwaza igikapu ndamuherekeza, mugeza ku modoka. Mugejeje ku modoka nibwo yaje kubwira ababyeyi banjye ngo nibabe bisubireyo nta kibazo, ngubwo uyu mukobwa wabo ngo angejeje ku modoka ngo hari ikintu tugiye kuganira gatoya. Ababyeyi banjye bagiye bibaza ibyo nawe ngiye kuganira na padiri birabashobera. Nibwo padiri rero turi ko akagwa kagwabutunda kari kamugezemo, padiri abatangiye kumbaza izina ngo nitwa nde. Nta kuzuyaza naje kumubwira nihuse cyane kuko nari namukunze kandi numvaga nkumbuwe no kurongorwa n'umupadiri, kuko numvaga inzozi zanjye n'ubundi ari ukubyarana n'umupadiri cyangwa se kurongorwa n'umupadiri. Hagati aho ngaho ubwo nibwo namubwiye akazina kanjye abankozeho. Ankozeho akumva amagaze bwuma, akumva ameze neza. Hagati aho ngaho rero byaje gukomera, umupadiri aragenda, ndamusezera aragenda. Amaze kugenda ubwo ngubwo mpita nza mu rugo.
nje mu rugo ababyeyi barantuka, bashaka no kunkubita kandi ndi mukuru, bambaza bati sinkashyikirana n'abapadiri, ngo sinkagire ute, ngo ni gute mperekeza umupadiri, ngo kandi ari umugabo, ibiki n'ibiki. Ubwo namwe murabizi ababyeyi bo mu cyaro, ndabihorera, ariko umupadiri nkamukunda kandi nawe nkabona ko yankunze. Hashize icyumweru kimwe, aribwo rero ababyeyi banjye, dore ko bakundaga gusengera kuri iyo gaturika yaho iwacu, ni hafi y'ikibeho. Papa na mama ikibeho n'ubundi basa nk'abari bafitemo umwanya n'ubundi mu b'imbere aho ngaho rero nibwo rero umupadiri n'ubundi babaga baturutse aho ikibeho bakaza mu rugo, dore ko ari hafi y'aho ngaho n'ubundi nta kibazo gihari. Murabizi neza ko abantu benshi cyane bajya gukurayo amazi y'umugisha wo kugira ngo birukane imyuka mibi n'ibindi bigiye bitandukanye. Haba iriba ridakama rihoramo amazi y'umugisha. Abasenga cyane rero nababwiza ukuri ko ayo mazi ngo arakora neza. Hashize iminsi rero nibwo wa mupadiri yagarutse, ubwo aza yifitiye misiyo yo kureba njyewe. Araza, ageze mu rugo yaje atabateguje. Ageze mu rugo asanga papa na mama bagiye ku isoko. Isoko ryo mu cyaro rero ni isoko rema ahantu hari isaha imwe n'igice cy'amasaha abiri. Sanze bagiye ku isoko, ubwo kuko nari nzi icyo bamwakiriza, araza aricara muhakari, baricara turaganira turashyikirana. Nibwo namuhaye imineke rero, imineke arayirya koko arayikunda, arambwira ati rero ahangaha ati numva ari byiza cyane, dore ko nge banyita Ange. Yarambwira ati rero Ange, ati n'ubundi ati ahangaha ndabona rwose wateguye neza cyane, ati ko wagira ngo ababyeyi barahari, ndetse wapi rwose. Ubwo ariko ubwo ko ambwira ibyo ngibyo nkumva nashize cyane, nkumva mukumbuye, nkumva mushaka pe. Ubwo hashize umwanya muzanira kuri rwa rwagwa bajye bamuhaho, ni urwagwa rwa Butunda. Bamukubise icupa rya mbere, umupadiri araritura nta kuzuyaza, arariritura, mbona atangiye kubara inyenyeri. Ubwo ngubwo nibwo hashize akanya icupa rimaze, dore ko urwagwa rwa Butunda ntabwo ruba ruhiye cyane. Hashize akanya rimaze, nongeramo akandi ndamuhereza. Muhereje rero, dore ko n'ubundi aho twari twicaye ni muri salo, n'ubundi nta hantu habaga hakinze. Hashize umwanya arambwira nimwegere, ndamwegera aravuga ni yewe, ni wayapati, ni wapi ko nyegera ngo nta kibazo, uretse se wambwiye ngo ko ababyeyi bagiye ku isoko, wumva. Aha naramwegereye, ariko uko mwegera nkumva ndi gutitira, kumwegera nkumva ndi gutitira. Navuga se uyu mupadiri noneho bimeze bite? Hashize umwanya, hashize nk'iminota cumi n'ingahe, numva yatangiye kunywa abagabo. Yaba aranjotse ku ibere, anjotse ku ibere, ankoze ku ibere, numva ibishashi birazamutse, umva umuriro usa nk'uzamutseho neza neza. Ubwo umupadiri hashize akanya, nagiye kubona mbona ibikanzu yabikuyemo kare, mbona nanjye amajipo yamanuye kare. Umupadiri aranyataka, amaze kunyataka, dore ko n'ubundi ibyo bintu ntari mbimenyereye neza cyane, narindi n'isugi, numva ibintu wapi birakaze. Yagira ngo arankoraho nkasimbuka, ariko nanjye nari nashyushye. Gusa ariko yaje kunsugura pe, yaransugiye, ananyemerera ko ibibazo nzagira byose azabimfashamo. Ariko abapadiri bakora umuti we. Yaransugiye bwa mbere birandya, ariko ubwo sinabyitaho. Ubwa kabiri numva sinamurekura, ndamugumana. Mugumanye, padiri ageze ati cyore, ati se byagenze bite? Ati ndumva ibintu bimeze neza. Hagati aho ngaho rero byaje kurangira neza cyane, ari nabwo yambwiye ati uko byagenda kose ukwiye ishimwe, uzahabwa akantu k'ishimwe. Umupadiri naramuherekeje, agenda yishimye, nanjye nsigara amahoro.
hashize iminsi yanzaniye ishimwe ry'ibihumbi 400 byo kuzaguramo akantu k'agasambu ahantu ku ibanga ryanjye ababyeyi batabizi. 400 kumbi padiri yanteye inda. Abapadiri bateye inda barabimenya uko byagenda kose baba babizi. Ubwo hashize iminsi, hashize nk'amezi 9 nahise mbyara umwana w'umuhungu, ariko ubwo nyine ntabwo papa we n'ubundi ni padiri. Mungire inama, ese umwana nzamwereke se, ese nzakora iki? Umwana amaze kuba mukuru kandi abambaza ngo se ninde, akambaza ngo ese yarapfuye. Avuga nti reka ntabwo yapfuye, arahari mwana wanjye. Ati kandi nanone se yambujije kuba navuga ko ari se, atari ko umwana we aramukunda. Umwana bamuha buri kimwe cyose, akamujyana n'amashuri, buri kimwe cyose arabikora neza. Gusa kuva yantera iyo nda ntabwo ndashaka umugabo. Ese nzishakira undi mugabo nzakora iki? Ese ko nanjye umupadiri namukunze nzakora iki? Ko atazava mu bupadiri ngo ngire umugore? Ese azagumya ntungire ku ruhande nzabikoreye iki? Mungire inama. Gusa twabyaranye umwana mwiza w'umusore nka we, ariko nawe bibaye byiza yaziga akaba padiri, kuko padiri n'ubundi nta cyaha agira. Nubwo twakoze ibyo ngibyo, byari ngombwa ko abona umuntu umukomokaho, kandi nta yandi mahitamo yari ahari. Ese ahangaha nzakora iki? Mungire inama niba nzamubwira se, cyangwa se niba nabyihorera umwana akabaho gutyo nta kibazo gihari. Ariko nanjye mungire inama niba nashaka undi mugabo, cyangwa se nzagumane uyu mugabo bwishwe. Gusa rero nuko bimeze. Ese Imana ntizadutahura? Ariko ubwo umunsi yadutahuye nzaba niteguye kuba umugore uko byagenda kose. Ariko mungire inama, agatanga ni ikibazo kiremereye cyane. Mukomeze mugubwe neza rero abakunzi ba YouTube channel yacu. Naho ngaho inkuru yacu irangiriye, naho ngaho byagenze uko byagenze.